bombe akazi kose kumunsi ibaze ko nanye cya kigori cyo cyaje kumbwa ngo tujyeyo turahataganyura ubwo nahasanze simwana isko samubonye yarapfuye ko ari kuvungu yarapfuye ngo aramubonye aho kuri konshinyagurira sibasa nini data wacu aho kugwa mwene nyina wasiko ndagashara umuryango gwanyu gose gumeze nk'impigi nta muntu muzimu urimo turacukura igihe cyacu cyo guhembwa kigeze dore ngo tumuhamagare uwo databuja mbasi yaba runo rugore mwe wakibona usura kureba guca kimeze guca ni ikirozi kibi kimaje kwica abana nka 15 nkaho uzaja mu ijuru nkaho uzaja mu ijuru koko ako mwagiye mwicakunda dore na nyina yari reba biragaragara no kuntu yambaye biragaragara na nyagukuru wawe mwicara kundanye mureka kwicarana abantu ubundi bigutse n'abigagiwe n'ubundi kugenda gabanya amataka nta mugore wakambara ibintu nta mugore wakambara ibintu nk'ibyo ngo ugira amahoro bigute yose ibintu biba birimo yewe niwe babapfundikiriye ariko na nyirakuru nawe yari umurozi biranamusa ubu iki kigoye nacu kizabusigira abana bacu wajyana igisekuru cyawe bagenda babireba imiryango iyo bacujije ubushitsi nta muntu wasanga yagiye n'umuturanyi nubwo baba begeranye inzu ku yindi nta n'umwana utiri mu kiragara kuko n'umwana avukaga w'umuturanyi azi neza ko agezeho yahita biranamuserega reba ukuntu asa ewe kakana kuko akorode kapfuye ejo bundi narumvisha ngo nicyo cyatanga akorode mbambese akorode hapfuye umwana ejo bundi se nitwamuguruze ntayifu wa mwana witwaga Fabrice ayiweee kakana gasa na se kakana maze kumwibagirwa umva simwe shaka yino nuko niko narabyakomeye nose tugeze saa 7 iyi ndege none kuguruka birabibazo niriwe mabuja niriwe mute sawa ni sawa nta ukwirirwa izuba rimeze nabi yego ko mana yanjye kabuze kaburiye hehe n'akazi gahari muri iyi minsi ahubwo niwe twagira kabisa ninde musore uri mufite imbaraga se ko mfite tuwarete nenda gutuza urabona tudahari twese turahari ubu twaza ahantu nta muntu n'umwe ufite imbaraga mabuja kubura rero kamabwe mw'abantu mu izina ry'Imana kigoro wacu uri umugore uri umukobwa umukobwa ari gatangaje yawe nanje nagatanga usunka uzava mu muntu muzi oya wivuga wabonetse kuvuga wajyana nk'igisoba wajyangwa resitaye kera kazirata ariko wabaye kera hari abantu babaga bateye nk'aba mwarahuraga mu gitondo karikare ukaba uzi kugwa munsi n'imodoka itaragutuburira mu muhanda oya ntagasebanye waravuze ubundi nawe waje kwa kaza nese wagapfa we urukuza kuba ari izi basore uzisubira neza akazi kagendera waje kwa kaza abuja dore akazi baba we ibigorobi hata mabuja ngende ngewe ku munsi gakorwe mu jisho wagapfa we ubundi reka kuza gusuzugura abantu bahano koraga ngahe aje kugusaba maze waretse bakatarihe mbamwa icare hasi ariko niba ushaje icare hangaha waretse bakatwera icara genda gace reka mabwire ntabwo ngiye kuba waretse bakatwera urabona shuburariri genda urabona kuri burariri hereza ishoka yawe urajya nongere mbura hereza utanangwa mabuja watwereye akazi k'udushara none se bakanyera akazi kanga iyo nzara mabuja dore nanjye mfite banyera akagisa wajyana ikinyugunyu paka wagipararawe siba wanyombya cyo gisiga urimo kuchaka he bwa rwesitaye wajyana indobo wajyana ikiduki paka kinyo bibi wa musaza ibi minwajyana izinguru siba gaporomokeye nyabaro mukarindagira siba nguko nawe wicaye kuri terori maze rero wakikorewe je urebye nagusabiza je wabona ko mabinga ngakoze icara hari nawe mwese mubuza akazi
ako ubundi muzima ubundi kajya gushaka abakozi niba ashaka akazi niba ashaka njya gushaka urabona ibintu byawe uri kudukorera ubu se ni mugoroba ndaza ntabwo wakwimishije akazi n'ubundi nk'ibi je mwicare hamwe mbabwira baraka mubwira umusaza reka mubwire barabana baza kubareba hande barabana ubugutumye ku anyima kazi okay haguruka umereza amafaranga gukora ku nje njumva ikintu mpfuye nawe sibyo kuza ari kuvuga ngo ngashaka umuntu w'umusore nje rero kamabwira je ntabwo ari kubimisha akazi n'umugore araje ngo ashaka umusore sibwo nje ntabwo bamada mbuga rero irimo amadodani n'ukwisirifiya nkayiringanyiza madani no gukubura ndabizi nta kintu ntazi none se muze mu by'ukuri mbonye mutugendeye muri abashyitsi n'uyu muhungu kandi umuhungu ko twari dufitanye ibibazo sinzi mwamuje hano mu ruhe rwego mwari mufitanye ibibazo iyo nguyu ni papa nawe muzanye wari wamunyuma uyu ni papa wawe komera muze komera kongo kimwa niwe papa w'uyu muhungu ngondisco sinzi ntabwo ndi gusobanukirwa ni ukuvuga ngo uyu mwana uyu musore yakoze amakosa akomeye mbere yuko nyakubwira ariko najya mbanze menye niba ari we mubyeyi wiwe na nane mutumye umubyeyi rero sinzi uburyo uje hano mu buhe buryo ko mbonye mwinjira hano mu rugo muza musanga mwamuje mu buhe buryo nyine nkuko wari wanumye umubyeyi sheri noneho nawe rwose abashyitsi yaje ambwira iby'ibitiyo matuwarete gucukura ibi muri gusiga amarangi arabizi buriya abantu urabazi ndarengana kandi nanjye nashaka kugira ngo mbikubaze ni ukuvuga ngo uriya muhungu ziba wagicucu taka uriya muhungu uyu mbwiza ukuri si hakiri kare nkamenya ngo gahunda zimeze zite wazanye hano nawe ndebe ukakwifata nk'igicucu yego ratambwira mbese njya mbwira ntisi kwifata nk'ikiwerewe si nka buriya hari kwari ukanje tuzanye n'agasayi we yakoze agahe makosa ni umuhungu wawe ariko njya mbwira amakosa yakoze mbabarira njya umbwire kuko arega buriya igiti kigororwaga kikiri hehe kikiri igiti ni impamo y'Imana ariko ni umubyeyi ni papa wawe yego ni njya mbwira amakosa rwose uyu muhungu wawe afite amakosa akomeye cyane yego urabona turi muri periode yo kwitegura ibintu by'ibizami ibizami ujya byumva ngira ngo ajya kubwira yaje mu rugo ibizamini bya leta ibizamini bya bintu bakora kugira ngo umuntu atsinde ave mu cyiciro kimwe ajye mu kindi cyangwa atsinde ave mu ishuri asoze agenda agiye gushaka akazi hanze uyu muhungu wawe rero ubwo bari mu bihe byo gutegura ibizami hari ukuntu bagiraga amasomo ya nimugoroba yo gusubiramo nka etide gusubiramo amasomo ya nimugoroba ibizamini byino bya national uyu muhungu ubwo yari national ibizamini bya leta mu kinyarwanda ibizamini bya leta umusore wawe kugira ngo aze akurikirane amasomo muri etide n'abandi bana we yarazaga akifatira umukobwa bakajya mu byabo ni ukuvuga ngo namufashe ari mu bintu bikomeye mbese mu by'ukuri afite amakosa akomeye cyane kuma wanjishiwe kubera iki utakoraga ibyo bizamini bya kasiyani ukigira muri etire umusore wawe ni indisipurine etire uzakura yiki etire uza hariho niba mu gikombe ujagira gukora yiki ntasoni ni ibizamini narabikoze warabikoze kabari kumwe ngo bya kasiyani ntabyo wigeze ukora ari kukubwira ntabwo nororaga abantu guca umanza unsobanura ibyo bizamini bya kasiyani sobanura umubyeyi rwose ntabwo ibizamini bya kasiyani ni ibizamini byiza ukwiye gukora ukabikora neza nabona akasamutwe urabona nizo stress ndamukiramo nirirwamo mu by'ukuri ku ishuri dufite abanyeshuri wajya ngo ntibarezwe nkaho yaje kwiga namuhane rwose kuko namuhane igihugu kitahana ntabwo kirera cucu kigiraga ikigoryi papa kandi wambwiye si imfunguzo nazibuze ahantu usuhamenye uje kwenda iki baba ngo bo ku ndege nibo bahandangiye papa ye uyu
n'umwana wanje niwo mwana mfite imbere n'inyuma abandi bagiye barapfa none se muze uyu musore wamaze guhana uyu nguyu uyu niwe mukobwa nabafatanye bari mu ijoro ahantu bari mu bintu nawe urabyumva uri umuntu mukuru bari mu bintu rwose bidakwiye abana b'abanyeshuri none ngo n'umukobwa wawe ubarera gute wabafasha ariko ncokoreza umwana ubatunze ari umugore n'umugabo ubatunze gute Miri karame nese papa ninda kuvuga agashahurwa umva mwa Chere bino hano ni ibintu bidasobanutse sohoka ndikurota se cara hano Musofi ni kwana umuhungu niko wanje turaba ngo bagufashe uko ncokoreza umwana oya wababonye ari kumukora he ahantu hose hano mu gatuza hano no kumabera none se babavukana akaba yarakorakoraga ahantu hose ugahita umukwa rero diregita mukwe oya niba ari umugore n'umugabo ntwara umwana nta soni yakoze kuri gombi ibera rimwe n'ibihumbi 500 irindi ni 500 yakoze ahandi ku mukondo kuri nyatsi burasa vugisha uko nese wa mugabo uri iki we genda umuyobozi w'iki kigo ndi directeur wa kino kigo icyo kigo umuyobozi ujya mu bitwa mu Rwanda shyaka w'intangarugero rwose kino kigo cy'amashuri cy'abana oya ntabwo yapfuye ni jewe ubwo wapfuye n'undi ariko sinzi niba nawe yaramuyoboze ko ngiye muyobozi wa kino kigo abana bigaho mukwe umusore n'uyu mukwe nese ubwo bihura gute ni gute akoze nk'umubyeyi uyu njyewe nsanze kwiseta nitegereje iki akazi k'ikiyede tubonye ishoka yanje singiyo akwasa ndasaga kugasha nkagasha yemwe no kurasa mu ishamba nzi gushakisha rero uyu muhungu ntabwo muzi numunambaje n'amazina gasinamumenye tukoze sana kagweba noneho abarambwa ati rova ngwikiraka ungenda umbere umubyeyi uko tuje hano ntazi n'ibyari byo none Chere wabyumvishe twagorwa none ngo hanyuma se uyu ni umukobwa wawe ntabwo ndi gusobanukirwa ukuntu umwana wanje yahuye n'ingegera reka nkwereke rero ngewe nka diregiteri biranyobeye niba uyu atari umuhungu wawe uyu akaba ari umukobwa wawe sinzi niba uzahanira mu rugo niba uzaza tugafatanya ngewe rwose biranyobeye ngiye kubirukana bose ugende ukemura ibibazo by'abana bawe mu rugo niba banavukana simbi cyo nanyishura amafaranga nta mahano baba barakoze oya niba bajyane nta byasobanutse manzo nyishura amafaranga go kuba nakubereye umubyeyi ibindi biraza ubundi nta nubwo mwishura ubundi ntanakuguza ubundi naguri papa ngewe none unteshereje iki seta abantu rero umma ntabonye akazi nakwishiye naguri data ngewe diregite none hibimbayeho kwishuri nagahoma mu diregite ntabura amafaranga ganje rero aguha nyoko wa muhungu nirukanye ibintu bibaye ndakubwira burya bwose wowe ni wowe mbaza papa uriya mubyeyi niwe waguze ntabwo ari data ntabwo ari so papa inkweto z'amase tugende yewe tugende ngwino dutahe papa ngwino ejo bundi reka tuje kwa seduru tumucukurira umusingi uvuna muheto twara abayede bangahera reba ntuza uriya mwene se butagwira ndamureba karayi niwe wari umufundi umwe ubwo icyo ashinzwe n'ikisha kutwereka ngo mucukura ahangaha ibyo gusa n'ibyaye nyine njyewe kwasa ibintu byose ndabizi nta kintu ntazi abonye ibintu umusaza byose n'uyu musaza abibonye muze uyu munsi si wa gatatu tudakora kubera wowe ikibazo cyo kujyana n'abasaza ku ndege mani zavumburiye baza wica amayira azavumburiye noneho reka nkubwire wa musaza we nazongera kubona ku ino ndege reka nkubwire ubundi nakubwiye ko uri bumpereze amafaranga yo kugaburira bariya abana unyibishije akazi ntabwo mva mu nzara arayaguha se warayafite ubwo ngubwo
kuvejo mani kuvejo sindarya wo Kwimisha akazi nyine birarangiye. Ntabwo tujya kwitwa n'inzara. man ibuka ejo wa mubosi waruje amuzanaho ibigambo nka biri ejo ndose byarangiye atwimye akazi kandi yaraje afite gahunda icyo nzi ko yarangiye tugeze hariya epfo twagera hariya epfo kongera kangaruka Icyo nzi cyo madamu umunsi aranyirukana sindurara. ejo bundi ngiyo ntatabarwa na special nanjye kurara inshuro ya kane Nibere bayagutabaye. umva arane yambwiye njye kumusiburira umuvu imvura yari yaguye amaye igihumbi cyonyine man ubu nicyo narindi kurya none ndero umusazi binangwa nawe sha Ngenda kubwiye ngo uyu munsi ukomeruka gukora ku giceri cy'ijana kuwa gatanu kw'icyumweru wowe uratacyakiza amafaranga. Ngiye madamu yambwiye yuko uyu munsi nintazana ihawe. Kwiza ryimo no kujya ninjire muri iriya nzu. Aranyicaga. mufite abagore ahubwo muragowe ariko ngiye reka mbabwire Jejo nino njya kugaruka ngasanga hano kwiyi ndege ngasanga rura rusaza indege nzahita nyimuka uretse kuzamwirukana sakajya gushakiye twebwe tuzayiguma keretse umukubise ikibazo ushobora kumukubita akagwa mu none se izuba rimwe ugiye yanagukurikira undi wose yagusangayo ndaho wajya gukurikira wese uri musaza wona hari umuntu wamakaze tutari kumwe wagenda yihishe mu ikote ryacu hadusibiye amayira nyine Urasimwa uragarutse se kandi afite 300 nangwa bagampaye 300 n'uburi ubuse ejo watwimishije akazi nejo bundi yamuganza kutubaza amafaranga kuna bimishije akazi we wakoze kera ntayo ufite twebwe tuje kuba ucukure gura musinyi sini gwakunani siko wanya akabari ugwicukuri wese ubwo ngubwo uretse gutungwa na rubanda utunzwe niki urabona utagiye kugwa kuzuba ariko ubundi muze reka nkubaze reka nkubaze kare hano hatamutse umumabo nibiki Nemvuye muri kodisari nashakaga kumereza imfunguzo nkajya mu rugo. uyu mukobwa no wawe wiki uyu mukobwa no wawe nangaye mu rugo sura ya yurasami uyu mukobwa ntagaruwe pe tunga ndibutse genda nyuma y'inzu ubirindurira ndembe nyuma kwibirindo ukureho kiriya gice cy'ihembe urebere munsi y'ishira munsi ahagana iburyo wigize garama babaga gace narushize mu munwa w'igisiga niho mu munwa w'igisiga ubwo se ubuhisha urufunguzo hose bibiki muri iriya nzu ariko mwa wajya ureka kungenda kuri urwenya kasiyani ariko muze niba uriya mukobwa ari uwawe ntabwo ari we baramumwitiriye wenda nuko nyine wenda waba utubeshya ariko abaye ari uwawe uyu urabona agitereye undi waje amenya ibyo kwa kasiyani Moze dore ngaka dore gakura mu bya bitaka byose na bya byatsi byahagaze ariko wava mu nzira mwashaho hirya ngaho mujyane turebe yuko inzara yaje irashye umusaza urarikiseragiye yenda shaka kubikira headmaster aranyirukanye kandi kubera amakosa nakoze yego wahikiraga niwajya mu mwanya w'ababyeyi ukajya kumvuganira takasharwa hari ico simwa ramangahe kukuvuganira hehe ku kigo kuri headmaster kuri kwa headmaster yaranyirukanye kwa Anastazi headmaster kwa Nasteri umuyobozi w'ikigo nahagana he ku kigo hari ibiti si byo kwasa oya ukagira ngo kumvuganira nk'umubyeyi rero cyangwa uriya musaza rwose kabije kavuga cyane ibibazo pe turi wa mukobwa waragarutse Papa ari hehe se yamanutse haraye dore amanutse haraye bagiye kumuha bagiye kumuha akazi haraye po kwa master bajyanye kwa headmaster epfo ku gipangu cy'umukara dore munsi y'icyo gipangu yenda murebeye murakoze waragushije Rwanda rurafite pe ni ibibazo gusa rusaza rwose man shaka mbabwiza vakansi ya mbere nyatsi maze Jessica kondi last night turi kuri ya code soirée wa mwaye mu mibare
Sari Manuel kize cyicare n'ikirangiza gitangira nyine twakundi turi kwiganirira tu bye biri muri prep twifataniye ku rutugu noneho shamani turi no kurebana nta n'ibintu byadanje twigeze dukora master barahahingutse arabaza ngo mwebwe muri mu biki none nta makaye twari dufite imbere asanga turi guteka twajugiye twabuze ubugamba bwinshi no kora cya master ikintu nyine kiraho ngo gikunda abakobwa nahise nirengagiza sheri nahise nirengagiza nshaka ikayi muri pupitre ndagenda musemba bazi ndamwinginga arampabarira ariko mvanye Manuel banze kumubabarira bamutumye umubyeyi ubu iri joro ntabwo araza kuza muri kodiswara mana we si ubwo mwe muri guteretana gute we byahise kandi ko twari turi kuvugana ako se buriya kari agahungu wazakaretse ko kububona koko mukwiranye ako joro nyinshi namubwira nese nawe umenye abakorera shambura karagabura amafaranga kagira reba ukuntu gasa ukuntu kareshya n'ukuntu uri kibundi wabuze undi muhungu gutereka shanya yambuza abangisha inama muri mubone muri aho myaragirega mwigira ba deperi ntimwakoresha inzara ntimwakitaho nk'abandi bakobwa nyine uko musa ku ishuri nako mugomba gusoma mu buzima busanzwe oya pe uriya muhungu aragushuka ugomba kumureka pe uzarekane nawe nabye mana we mbabwiye sheri urushanye n'umwana imbabazi abashaka kumurya icyamba cyose ariko ngenda mu buryo wakomeza ukagenda inyuma yewe ubwo mbona ari nawe ukagenda kuko akantu gasa kuriya koko reka nkubwiye sibyo nundi numva yanse muri ku nzira y'inama reka mbihorere nangiye kureba papa ya ruguru ashaka kwifatira imfunguzo nkajya mu rugo nkaryama basi sikundi ubifate wowe se ubwoko bakubabariye ubwo ngubwo ubutani bongera bakabafata nako kubwo nawe bakagutuma bashari uzi n'ibindi izo nama zawe zigumaniye sibyo itahira iwanyu izo nama uzazigire barumuna bawe nta nama nkeneye mungira sheri inama mungira se ntizimfashe ko mbibabwiye kugira ngo mungire inama nko numva nta nama mushaka kungira nawe ndebera kari agatipe gahora kaguteza ibibazo basi se gafite ako gatipe nizo nama uri kungira ubaze none se ugufasha uwuhe mwanzuro koko ntabwo ari mwebwe mumfatira imyanzuro nta nubwo ari mwebwe menyesha imyanzuro mufashe mumbaye mundekere ibibazo byanjye sibyo undi nawe abonye mwebwe nta nshuti nzima zabavamo iyo yaba atari kari agatipe tuba tukikumeye turi inshuti hoya mwihorere uriya muhungu nta bintu byiwe ahubwo nakomezanya nawe ubutaha nawe bazamutuma umubyeyi kandi bizaba ari bibi cyane pe uretse ndaza kwereka undi bukorere kari agatipe oya niko bimeze da ntabwo kaguye kudutandukanya nk'inshuti nese ubwo ko ari we wenyine batumye umubyeyi iyo nawe bamutuma umubyeyi ubwo yari kuvuga ngo ndaza kwereka ibyo ndi bugakorere genda umva n'umutwe undiye pe ese dukore iki nuko bimeze ariko murabizi ko turi muri periode z'ibizame mugomba kubwira abarimu ibintu byose bikajya ku murongo kimwe ku kindi ntabwo ushaka ibintu by'akajagari ibyabaye mu gihembwe cyashize rwose ntabwo nabyishimiye yewana kabisa mubikore gutyo kandi izo raporo zose ndazikeneye ni ukuvuga ngo ngomba kuza nkareba nkakurikirana ku murongo ejo nzaza ngende ishuri ku ishuri ndebe ukuntu izo raporo mwazikoze sinzongeye kujyana ibibazo n'abarimu rwose mumfashe cyane kubera ko nanjye hejuru bambwiye ko ari dutunjije neza kandi mu nama byose nawe basobanuriye nabyo rwose birimo wabyumvise neza rwose nimubikora gutyo rwose muzaba muhora ibintu nifuza rwose saba ubwo ntacyo ubwo mubikore gutyo hanyuma ejo ninza we uzabyorganiza byose bishyire hamwe nzaza tubishyikiriza noneho ndebe icyo nabikoraho kandi ndabizeye muzabikora neza kuko sishaka ko biriya bigo bizongera kutujya imbere rwose muri kino gihembwe ndashaka ko tuzatsindisha nk'uko twabiteguye rwose amanota y'abanyeshuri akazamuka n'umubare w'abanyeshuri batsinda ukazamuka umubare ukiyongera iyo mpagaze mu bandi ba directeur b'ibigo mu bandi bayobozi rwose bakampura mu bigo by'inyuma manumva atayishema kandi namwe ntabwo okay sawa ntacyo bikore gutyo turaza kongera tuvugane ntacyo Shalom. Badi muri raporo zo mu kazi hano biba byinshi. Iyo turi periode z'ibizame bafite akazi kenshi. Byifashe gute se? Nase ngo gutekera iki cyangwa igitondo? Igitondo. Se ujya ngo mbaje icyo nashakaga.
oya mbwira nukuri Sangati reba okay ntacyo genda ushyireho kabonetse kihuse ariko kuko n'ubundi ndumva afite gahunda yo kugenda reka ngutekera agacyayi ntacyo gira ntabwo nakugeragira ariko ukoresha iminota mike kuko mu kanya wabona telefone mpamagaye nkagenda kandi urabizi ko gusigira ibintu aho ngaho ntabikoresheje birakwabaza ndabizi sawa Mwiriwe. Mwiriwe muzee. Nakuraho. Aho neza. Yego. Ikisha. Makuru. Urakomeye. Uragarutse. Yego. Muraho. Ni karibu mwamwicaye. Bo, kazi kose ndakazi. Yaba kwasa, guteka, gucukura imisingi, n'intangiye no kumenya gutondeka amatafari ku buryo kwitorezo ntacyo wambesha. Ariko nkabura ibikoresho nivo rero nivuguraga amafaranga menshi ariko haba gucukura imisarani bintu byose ahubwo ikindi kintu nzi usiga irangi ndarizi rwose anduwe ubwo ikindi nta kanera no guhinga imbuga rero irimo amadodani n'ukuyisirifiya nkayiringaniza madana no gukubura ndabizi nta kintu ntazi none se muze mu by'ukuri mbonye mutugendeye muri abashyitsi n'uyu muhungu kandi umuhungu ko twari dufitanye ibibazo sinzi mwamuje hano mu ruhe rwego mwari mufitanye ibibazo iyo nguyu ni papa nawe muzanye wari wamumenye uyu ni papa wawe komera muze komera ngo iki mwa niwe papa w'uyu muhungu ngo ndiko sinzi ntabwo ndi gusobanukirwa ni ukuvuga ngo uyu musore yakoze amakosa akomeye mbere yuko nyakubwira ariko najya mbanze menye niba ari we mubyeyi wiwe na nane mutumye umubyeyi rero sinzi uburyo uje hano mu we buryo ko mbonye mwinjira hano mu rugo muza musanga mwamuje mu we rwego nyine nkuko wari wanumye umubyeyi sheri niho nawe rwose abashyitsi yaje ambwira iby'ibitiyo matuwarete gucukura ibi muri gusiga amarangi arabizi bari abantu urabazi ndarengana kandi nanjye nashaka kugira ngo mbikubaze ni ukuvuga ngo uriya muhungu ziba wagicucu taka uriya muhungu uyu mbwiza ukuri si hakiri kare nkamenya ngo gahunda zimeze zite wazanye hano nawe ndebe ko kwifata nk'igicucu yego ratambwira mbese nje mbwira ntisi kwifata nk'ikiwerewe si nka buriya hari kwa rukanje tuzana n'agasayi we yakoze agahe makosa ni umuhungu wawe ariko nje mbwira amakosa yakoze mbabarira nje umbwire kuko arega buri igiti kigorogwaga kikiri kikiri igiti ni mpamo y'Imana ariko ni papa wawe yego ni papa nje mbwira amakosa rwose uyu muhungu wawe afite amakosa akomeye cyane yego urabona turi muri periode yo kwitegura ibintu by'ibizami ibizami ujye byumva ngira ngo ajya kubwira yaje mu rugo kwitegura ibizami ni bya leta ibizamini bya bintu bakora kugira ngo umuntu atsinde ave mu cyiciro kimwe ajye mu kindi cyangwa atsinde ave mu ishuri asoze agenda agiye gushaka akazi hanze uyu muhungu wawe rero ubwo bari mu bihe byo gutegura ibizami hari ukuntu bagiraga amasomo ya nimugoroba yo gusubiramo nka etide gusubiramo amasomo ya nimugoroba ibizamini byino bya national uyu muhungu ubwo yari national ibizamini bya leta mu kinyarwanda ibizamini bya leta umusore wawe kugira ngo aze akurikirana amasomo muri etide n'abandi bana we yarazaga akifatira umukobwa bakajya mu byabo ni ukuvuga ngo namufashe ari mu bintu bikomeye mbese mu by'ukuri afite amakosa akomeye cyane kuma wanjije kubera iki utakoraga ibyo bizamini bya kasiyani ukigira muri etire umusore wawe ni indisipline etire uzakura yiki etire uzahariho niba mu gikombe ujagira gukora yiki ntasoni ni ibizamini narabikoze warabikoze kabari kumwango bya kasiyani ntabyo wigeze ukora ari kukubwira ntabwo nororaga abantu guca
uno manzi nsobanura ibyo bizamini bya kasiyani. Sobanura umubyeyi rwose ntabwo na. Ibizamini bya kasiyani ni ibizamini byiza ugiye gukora ukazabikora neza. Urabona akasa mutwe. Urabona nizo stress ndamukiramo nirirwamo mu by'ukuri ku ishuri dufite abanyeshuri wajya ngo ntibarezwe. Nkaho yaje kwiga. Namuhane. Reberi wawe. Namuhane rwose. Kuko namuhane. Igihugu kitahana ntabwo kirera. Cucu kigiraga ikigorye. No. Papa, kandi wambwiye si imfunguzo naziwe. Ahantu so hamenye ute? Uje kwenda iki? Baba ngo bo ku ndege nibo bahandangiye. Papa. Uyu n'umwana wanje. N'umwana mfite imbere n'inyuma. Abandi bagiye barapfa. None se muze. Uyu musore wamaze guhana uyu nguyu. Uyu niwe mukobwa nabafatanye bari mu ijoro ahantu bari mu bintu nawe urabyumva uri umuntu mukuru. Bari mu bintu rwose bidakwiye abana b'abanyeshuri. None ngo n'umukobwa wawe ubarera gute? Wabafasha ariko ncokoreza umwana. Nese ubatunze umugore n'umugabo ubatunze gute? Miri. Karani. Nese papa ninde kuvuga? Ndagashahurwa. Umva mwa. Sheri. Ni ibintu bidasobanutse. Sohoka. Ndikurota se. Cara hano. Sofi ni bwana w'umuhungu. Niko wanjye turaba. Ngo bagufashe uko ncokoreza umwana. Oya. Wababonye ari kumukora he? Ahantu hose hano mu gatuza hano no kumabera. None se babavukana akabera korakoraga ahantu hose. Ugahita umukwa rero diregita. Mukwe. Oya niba ari umugore n'umugabo. Ntwara umwana. Ntasoni. Yakoze kuri gombi. Ibera rimwe n'ibihumbi 500. Irindi ni 500. Yakoze ahandi ku mukondo. Kuri nyatsi burasa. Vugisha uko. Nese umugabo. Uri ikiwe? Genda umuyobozi w'iki kigo ndi director wa kino kigo. Icyo kigo? Umuyobozi ujya mu bitwa mu Rwanda shyaka w'intangarugero rwose kino kigo cy'amashuri cy'abapfuye. Oya ntabwo yapfuye ni jewe. Ubwo wapfuye n'undi ariko sinzi niba nawe yari umuyobozi ko ndiye umuyobozi wa kino kigo abana babigaho. Mukwe. Umusore n'uyu mukwe. Mukwe. Nese ubwo bihura gute? Ni gute akoze nk'umubyeyi uyu njyewe nsanze kwiseta. Nitegereje iki akazi k'ikiyede. Tubonye ishoka yanje. Singiyo. Ndayibona. Akwasa ndasaga. Kugasha nkagasha. Yemwe no kurasa mu ishamba nzi gushakisha. Nyero uyu muhungu ntabwo muzi. Kuze numnambaje n'amazina gasi namumenye. Tukoze sana kagwebo. Noneho abarambwa ati rova ngwikiraka ungenda umbere umubyeyi. Uko tuje hano ntazi n'ibyari. None Sheri wabyumvishe. Abaderegiteri twagorwa. None ngo hanyuma se uyu ni umukobwa wawe? Ntabwo ndi gusobanukirwa ukuntu umwana wanje yahuye n'ingekera. Reka nkwereke rero. Ngewe nka deregiteri biranyobeye. Niba uyu atari umuhungu wawe, uyu akaba ari umukobwa wawe. Sinzi niba uzahanira mu rugo, niba uzaza tugafatanya. Ngewe rwose biranyobeye. Ngiye kubirukana bose ugende ukemura ibibazo by'abana bawe mu rugo. Niba banavukana sinzi. Cyo nanyishura amafaranga. N'amahano baba barakoze. Oya niba bajyana ntabwo byasobanutse. Manzo nyishura amafaranga go kuba nakubereye umubyeyi. Ibindi biraza. Ubundi nta nubwo mwishura. Ubundi nanakuguza ubundi naguri papa ngewe. None unteshereje iki seta? Abantu rero Umba ntabonye akazi. Nakwishiye naguri data ngewe. Diregite. Noneho ibimbayeho ku ishuri nagahoma mu. Diregite. Nabura amafaranga ganje rero. Aguha nyoko. Wa muhungu nirukanye ibintu bibaya ndakubwira. Burya bwose wowe ni wowe mbaza. Papa. Uriya mubyeyi no waguze. Pa. Nagari data. Papa. Ntabwo ari so. Papa yiweta z'amasa. Tugende yewe tugende ngwino dutahe. Papa. Ngwino. Izo nduru niziki. uri gutekereza ari dore wa mugore aje kutwishyuza sheri. uri gutekereza hajyaga bayameza ngahe kuva mu kwa karindwi turi mu kwa kane. Ese papa wowe yobeka ari umwaka.
buri munsi nakagwari kuzura randiro ndakubwiye ngo birabareba mu amafaranga y'inzu yanjye niba bibananiye musoke mugende ahantu uzahaduterera akarange hano hakeneye akarange agamabaho nago dogade garavunguka ntabwo twagavunguye n'impama y'Imana wazatera uwo mugongo wawe usuhinamiranya wajya ngo ni fera beto bateye Akoze ntabwo bigeze bakwishyura basi ngo tube tumuhaye na makeya kwishyurirwa isanduku karindagira batwishyuye amadeni twari dufite muri resitora garuse umubare w'amafaranga twari turahembwa Nese umwe nduru nukwishuza koko siko nta muntu utatwihanganiye yego reka hacemo imyaka ine ni mama ya mvira hamuze musori ibintu byanjye nimba mutangishuye n'umureho wa mugore nakwasi ikintu nagira nkubwire sibyo basi byibuze baburetse umukobwa wanjye abanza asabwe nakubwiye ngo nago bikunda murama amafaranga y'inzu yanjye ko nasoni mugira namugene mu mukore amakwe mugira ute sibyo okay plan 4 cyangwa plan 4 amafaranga garaboneka impamo y'Imana garaboneka mukanya hari gahunda oya mukanya hari gahunda igiye kubera hangaha ndayironkeramo amafaranga garaboneka sangagirwa baraza jyana ejo nakubwiye ngo sangahe ejo sangahe none nesi none igihe c'amajambo kizagazarangira ryara amagambo niba saa 7 cyangwa saa 8 rero ntiwazaboneka nguze gusoma ku gasururu na binyobwa byanyu nshaka ngiye nta muntu ujya ungura ndashaka amafaranga yanjye nzakigurira ntawe wakagiye mu nzu yagiye mu nzu y'umugabo kuba mu nzu y'umugore ngo rwose mivumo ejo ikigoroba saa 11 we uzaza gushikira iki amafaranga gawe ahubwo gabaye ngahe gose haba genda ugateranya ugabare umbwiye sanga saa 10 mu kwa 12 mu kwa 13 kwa 13 umva mubwire twumvikane igirwa byatangiye mu kwa 11 kwa 12 ukwa mbere binwa bibi so nta waje wanyu mwitongo ngo urebe utwo watuhoza yuzane twishura uko ubizi se hasigaye biri gitana mu nguti ya gusa ubwo mu kwa 13 kwa 18 oya ukwa mbere kwa kabiri kwa gatatu ukwa kane randirodi kwa gatanu kwa gatanda ngeze ku kwa kangahema nese pakunda mezi ukorena ago mezi ugose twibereye midiyo wehejo ejo babafuna meto brabamaje kurya yape kosha byabiraye ibyo ku muhanda wabyibonye bari guhata ngo giki ibyo ku muhanda wabyibonye twaza wehejo ku ikigoroba nka saa 10 nzazazanye n'umuyobozi akusubwa kuko umuyobozi nzaza nitwaje n'umupangayi mwanga kunyishyura muhita muyiva oyo muyobozi ntabwo ari ngombwa nzaza n'umupangayi basi ngaho kugira ubyize uzaza umuzanye genda bikwemereye umuyobozi n'umupangayi girirwa saa 10 ejo uzane na meya sanga mudani nzatakiraho n'ingufu nta kibazo ubonye n'umujepe wamuzana kujya rwose ngukora ibintu wicara ubyize bijya kuza kubareba mukisha mwese umwe ajya musi igitanda umwe aberegeta ndakwiyamye ko ntabwo waborosheje wewe ntaco wehejo waborosheje wahaye watanze iki urguhumeka nkagira ngo urasuze wehejo ikigoroba nje ndabikwemera rwose uzaza ni impamo ndagiye ariko ubwo n'umugore wawe agabanya agasuzuguro arega buri se nagusuzuguye iki wa nagusuzuguye umeze neza pe umeze neza cyane rwose bagusokoje neza cyane nese nyuma ko nshima wansokoje neza babizi ko ejo bundi tugiye gukora abashyitsi bazaza nta kintu dufite cyo kubakiriza ibintu byose biri umura mwana wa ndabizi papa waraza kubyitaho kandi ntugire n'ikibazo cyanjye nanjye bibinyita nzaba nabikuyemo nuko nzambara agatenge keza erega mama ikibazo si byo kwambara urabizi neza ibibazo byose dufite nta mafaranga hari urabizi neza ibintu byose birasaba amafaranga tuzakira abantu bazaba baje baturutse kuri dukeneye kwakira abantu papa nawe mbona nta kintu yitayeho pe
ariko mwana wa papa we twarabiganiriye pe humura ibyo bintu bigiraho ikibazo gusa nanjye ndahangayitse pe ndahangayitse cyane ariko uko bizagenda kose bizagenda neza mwana urumva jyewe ntishimiye ko ubukwe bwawe bwaba koko bwagenda neza ega mwana nanjye nagaruka ntabyishimiye ahubwo ikibazo nyine nibyo humura uko byagenda kose uko byamera kose ikibazo bugane ntacitaye urabizi neza kujya muri amafaranga gukoresha imisatsi inzara basi bazabone nsa neza nk'abandi bageni nk'abandi bakobwa urabizi ukuntu byamvuna humura mwana we ndabizi byose biri ku mutwe wawe pe nanjye nta kintu ngufashije urabizi ndi nyakujya wibereye aho ngaho ariko humura pe humura Imana irahari rwose ndizera ko izadufasha sibyo mbabarira tekereza ubukwe bwawe ibindi byose byikuremo ariko Amahano wagiye ubugira ubukwe nyabukwe uyobe ko ari ugusaba none se si ubukwe ni ugusaba ariko rwose iriwe neza niriwe niriwe nyine se ntabwo mundeba ni karibu mwicare hano nayihaye nifunguriye munyishyure ndi kuganira n'umukobwa wanjye bawicaye hano ibiganiro byanyu se njye birandeba munyishyure akoze gukora butanasubiza abantu ugatangira ngo tukwishyure ntabwo merera rugurire ako gasozi mbasubiza se murajya ngo mbasuze gute kundi bawicaye hano nyishyura yewe madame mubyeyi ndabizi ko harenzeho iminsi pe sibyo harenzeho iminsi cyangwa amezi ariko uzi ko mutinyuka iminsi ako watwihanganiye turi mu kwezi kwa kangahe turi mu kwezi kwa kangahe nyine ikibazo ntabwo mudimo amezi 3 mutaranyishyura nyine ikibazo dore umukobwa wanjye agiye gusabwa basi nibivamo ibindi byose zabiza ariko ushirika isoni wa mugore we abanjye baragumiwe noneho murashitamiye n'umukobwa wawe ngagiye gushyingirwa mu mafaranga yanjye munyishyura inzu ushaka yani imiteto mama wanjye ndakwinginze sibyo ndamwubahatse ndimo ndamwishyuza nyine kwishyuza umuntu rega nubwo ari ukumutuka oya narababonye kubabemberekeza mbabwira neza nibyo bibaho uburenganzira bwo kumenyera sibyo tuba twarashinze imishinga tukubaka rero munyishyure nanjye banki birimo irangishyuza nanjye nafashe rambere asigaye ntushingeho nakoroheye gashingwemo ibiti gashingwemo na nyabingi mumenyere twaserera mugore subona ndi mu nzu yawe ukagira ngo ni wowe ugomba kugira ninde uri murasunika mu rugo rwanjye nintaye sohoka musurangira ego ye kukurinde kukuri mwana gira igwari se kukurinde mwene bijiyobija ego ye sawa rero bwira ka gasaza kawe kaze kanyishyure gira vuba ni papa kwita umusaza cyangwa undi muntu sura ni igishongore ntago ari agasaza kagenda gahirita gasukuma kanagu kuburyo se nyine ugomba kubimenyesha ni ukavuga ngo nitsa kuriza ndashaka amafaranga y'inzu ntago ndi mu gaserera nawe nibidakunda mumvire mu nzu mugende mfite abantu benshi bakeneye inzu mwamurimo murategura amakwe muri bukose amafaranga menshi mukabura amezi 3 munyishyura ahubwo dutwerere nyabingi baguterekeremo iwanyu ujye uzisenya zikuvemo ndashaka nyine okay ngaho buretse nyine nese ni ngombwa ngo ubicire mu nzu y'abantu munyishyure cyangwa musoke mu nzu yanjye ntabwo ariko kuko bazasohora none tuvugane ntazaruko rero ushobora no gutanga n'unkoreho mama mbabarira jya nta pirive nabahaye ebyiri nabahaye erega mwebwe muratinyuka mugategura ubukwe mundimo amezi 3 y'inzu mutekereza ko ndi iki ngaho reba dore igishongore cyanyu niriwe makuru yatori izo nduru niziki uri gutekereza ari dore wa mugore aje kutwishyuza sheri gutekereza hajyaga bayameza ngahe kuva mu kwa karindwi turi mu kwa kane ese papa wowe ari umwaka ndakubwiye ngo birabareba mu amafaranga y'inzu yanjye niba bibananiye musoke mugende ahantu uzahaduterera akarange hano hakeneye akarange agamabaho ntabwo dogade garavunguka ntabwo twagavunguye n'impama y'Imana wazatera uwo mugongo wawe usuhinamiranye wajya ngo ni fera beto bateye wakoze ntabwo bigeze bakwishyura basi ngo tube tumuhaye na makeya kwishyurirwa isanduku karindagira batwishyuye amadeni twari dufite muri resitora garuse umubare w'amafaranga twari turahembwa ntese umwere nduru ni ukwishyuza koko siko nta muntu utatwihanganiye yego reka hacemo imyaka 4 ni mama ya mvira hamuze musore ibintu byanjye niba mutandishuye n'umureho wa mugore nakwasi ikintu nagira nkubwira sibyo basi byibuze baburetse umukobwa wanjye abanza asabwe nakubwiye ngo nago bikunda murama amafaranga y'inzu yanjye
siko nasoni mugira namujyane mu mukore amakwe mugira ute sibyo okay plan 4 cyangwa plan 4 amafaranga garaboneka impamo y'Imana garaboneka mukanya hari gahunda oya mukanya hari gahunda igiye kubera hangaha ndayironkeramo amafaranga garaboneka sangagirwa baraza jyana ejo nakubwiye ngo sangahe ejo sangahe none nesi none igihe c'amajambo kizagazarangira ajyara amagambo niba saa 7 cyangwa saa 8 rero ntiwazaboneka ngo uze gusoma ku gasururu na binyobwa byanyu nshaka njye nta muntu ujya ungura ndashaka amafaranga yanjye nzakigurira ntawe warakagiye mu nzu yagiye mu nzu y'umugabo kuba mu nzu y'umugore ngo rwose mivumo ejo ikigoro saa 11 wewe uzaza gushikira iki amafaranga gawe ahubwo gabaye ngahe gose hano genda ugateranya ugabare umbwiye sanga saa 10 mu kwa 12 mu kwa 13 umva mubwire twumvikane igirwa byatangiye mu kwa 11 kwa 12 ukwa mbere binwa bibi so nta waje wanyu mwitongo ngo urebe utwo watuhoza yuzane twishura uko ubizi se hasigaye biri gitana mu nguti ya gusa ubwo mu kwa 13 kwa 18 oya ukwa mbere kwa kabiri kwa gatatu ukwa kane randi road kwa gatanu kwa gatanda ngeze ku kwa kangahema nese pakunda mezi ukorena ago mezi ugose twibereye midiyo wehejo ejo babafuna meto brabamaje kurya yapekosha byabiraye ibyo ku muhanda wabyibonye bari guhata ngo giki ibyo ku muhanda wabyibonye twaza wehejo ku ikigoroba nka saa 10 nzazazanye n'umuyobozi akusubwa kuko umuyobozi nzaza nitwaje n'umupangayi mwanga kunyishura muhita muyivuga uyu muyobozi ntabwo ari ngombwa nzaza n'umupangayi basi ngaho kugira ubyizere uzaza umuzanye okay genda bikwemereye umuyobozi n'umupangayi girirwa saa 10 ejo uzane na meya sanga mudani nzatakiraho n'ingufu nta kibazo ubonye n'umujepe wamuzana kujya rwose ngo ukore ibintu wicara ubyize bijya kuza kubareba mukisha mwese umwe ajya munsi y'igitanda umwe aberegeta ndakwiyamye ko ntabwo waborosheje wowe ntacyo wehejo waborosheje wahaye watanze iki urguhumeka nkagira ngo urasuze wehejo ikigoro nje ndabikwemeye rwose uzaza ni impamo ndagiye ariko ubwo no mugore wawe agabanya agasuzuguro arega buri sana gusuzuguye iki wa nagusuzuguye kabakire mwigize intuzi akora arubamuka ntago nari mwinginze kuko ngo nacishe make se utangiye ntuka mwana ubu kuko aho ntihanganye ugapfa urukona biragenda gute si wowe umubwiye ejo se hajya uramusheri wawe ngo akoraga iki kandi ibyo umusheri wese ubizanye gute nyibwirira wakoraga iki akora muri kampani itanga ibikamyo muri bino bintu nyine byo kubaka muri za NPD ko nabaje kagoye bakambwira ngo yabonye ari gusunika igare ry'ibijumba ese papa we nta gushobora kugenda mu nzira ukabafasha umuntu gusunika iryo gare nimba yanamubonye ibyo rero si byo akora nta nawe n'abagenda mu kanya arega nje nkoraga iperereza mbere ko nshinge umwana wanjye ibyo amaperereza bivemo vuga hava amafaranga naturuye yambwe ngo yahuye n'uwo musheri wangu ariko yakenye umutwe twe gugisha nese yahuye nawe aramuzi ubwo rero mbonemo amafaranga agiye nzu neza ubundi urimo urabaza akazi sinone murabakiza iki mugeze kuki muri gutegura kimwe cyose dufite n'ibyo ndi kuvugana na mama ngo tubwire icyo dukora mwe muransaduka umva nyine baretse kujya mu nzu nkubwire iki urimo urayinjiramo ejo bazayidusohoramo utabanje gukemure n'ibibazo bihari biragenda ese papa ubu koko ejo abashyitsi bazaza bigende gute gutyo baze mwababwa bakazana ibiryo bihiye kunyumvira none bazabakiza ibintu byose ko ubu dutaba mu nama ndi kubataba mu nama ariko nje none mu rukona njemeze niki tuza babishati nzabungana mu bashitsi njye igitenge nambaye kimeze gute cyaracitse guhera hasi kuzamura hejuru ntabwo ndi umuntu si nkawe ubikina icyo gihe cyo kuvuga ngo ugiye mu by'amahoro papa basi nimumbabarire niba ukazabukoresha nje na nyoko twarapfuye reka rero nkubwire kwa kasiyani banyemereye amakazi 4
kandi azayishyura sha kwa Kasiyani papa ko nvushaka kubyemera ago iki none se makaze muzajya kuyafata muzayishyura ibyo mukuye mu kirere mwana waretse ubukobwa bukagenda neza ahubwo uramenyiriza ago makaze ntabyo kuba ibindi ko mbizi nzagira mama mumbabarire okay sibyo mbese none ndeba nkugu abintu muri gutegura ntacyo dore hose n'ahantu kuzashira umva twumvikane iki ikintu cya mbere nkubwiye ayo makaze niba yampa nzayishyura nta kibazo ariko ugomba gushaka amafaranga ya nyir'inzu uyu kabi ndagibaga mose ako wajyureka none mama buri munsi azajya afata ibintu byose aba ari we bijya ku mutwe papa wibereye aho ngaho none ashinzwe iki nase ukakubwiye ko afite aho azakura amafaranga yo kwishyura amakazi we nta n'ikindi kintu wadufasha ndetse muzaba mwambaye gutya nimba yaraje azi ko ari iwuwa nazagarame bamushire mw'ivasi ako narumiwe koko narumiwe pe byose nigeregwari cyose nigeregwari yemwe geregwari ubwo wamubona ntaraherekeje abashatse ngo nanjye narashatse ko nyoberwa n'imyaka maze muri uru rugo icyo ndumaze masikikaye akundi mavune papa ureba yo kujya ibintu bibaze kunda okay nari bima uze kuza kugenda ushakire papa gakote keza basi umunikodesha munakodesha umukenyero basi tuzawishyura nyuma y'ibintu utwose twadufaranga se urimo umbwira ngo nkoreshe murumuna wanjye yampa none se basi mbigenze ugira ngo ntwese basange mwambaye gutyo nabi yewe nta kundi yaba nari mbonye umviriye ahantu usanga umugabo wajya kurwara n'ibyawe nanjye nawe ko nzakira papa wambaye byose we ngubu narashatse ko ariko uriya mugabo turabonana ugiye he gufasha ikote ngo iki ugiye he gufasha ikote nigire ku kabaya nabura se umuntu nadoya hakanyisomeza umusago ko narumiwe ko ubona utarasaze wowe iki ubona utarasaze ibibazo biri hano none ngo ugiye mu kabaya nkanyeranga nk'amagana ubona iyo urimo ngiye gushaka amafaranga byibuze nze nishyura inzu y'abandi cyangwa ukemure ibibazo by'ubukwe bw'umukobwa wawe nibyo suri kuvuga ngo imyaka zose ngo usigaje kwibisa ikibazo ugiye gutumira umudugudu wose ejo nzawubona aha nta n'ikintu na kimwe n'abantu bazaza hano karaveri nzabamema ndi mu banzi basedurugo basekwene bose ntababwiye se ngo uko si bwakwiko umva reka nkubwire parazigenwa agomba kuba hari urukumva kanyundi agomba kuba ari hano nyiransibura ari hano Virginia Godiriva sibyo Speciosa nzamukoshinga n'abamariya uzabahi none agoma cyesi uvuze agomba cyesi kandi uzajya utuma nkubahuka nisi bazaza batikora abo bantu papa uzi n'ibindi genda ujya gutumira abo bantu bawe unishakira uko tuzambara mama ndamushakira umukenyero mbarira ahubwo duca byoroshe hamagara kwa sheri wawe bohereza inkwano be kwirwa baraza ngo iki ahubwo mufite uko mwabiteguye yagaruka wowe uretse kugenda mama urajya he mama ishobora byose mama papa mwihorere fa Yohana ndaza kukwita mwana yanjye mwana ngo narashatse kuko yazi si hano izuba ntitangiye kukugeraho ye kunyorosa hose ngo iki utangiye kumpfunya se muri yorosi iki Bikira Mariya mbese uko n'izuba cyo dore ma ntabwo Bikira Mariya ariko reka nkubaze ubu koko si hari abagore numvaga mwabanaga mu mashirahamwe ra ubu nta n'umuntu mwamuziranye muzima waba ufite udufaranga ngo be yakugoboka we ku kabare gatarayasha n'umuvuna muheto yange kunsomya we ngo nkundaga kudoya uzi ukuntu bari kumvuga nabi ikiyoka cacuramye barayimpumurije none kirararamye ushaka kundukaho nkaguhanyuka nta magana 3 ufite nje kwinywera agasuru mwiriwe neza wo kwa Bijiyobija mwiriwe amakuru kumera mbezuba we komera
twararembye yewe Zuba we. Byagenze ute? Aha. Muriro nitanura. Naraye musutseho ibidomoro 3 by'amazi reka data. Kubera iki zo kuki mutamujyane ku kigo nderabuzima? Umuntu akaja kugonda yiki? Akajya nyine kwa muganga kwivuza. Wagenda sushinyitsa gomenyo bakakuvura. Musagirirwa nta mituweli mugira? Yego. Inyi? Mituweli. Ariko wa mugore we watuza. Nimbi wanyu mubayeho neza muzi ngo nabandi nuko. Mituweli sinkarari icupa ngo nukwishura mituweli. Ko twabwe muzaze kwishuriza ngo ko nababwe muzaze kwandikisha mu cyiciro cya mbere kukimutaje. Mu cyambere? Yego kuzi ko mituweli bazitangira ubuntu. Twagiyeyo. Arega babaga barabaruye imibereho myiza. Baravuga ngo nta munsi ndaraga ntanyweye icupa, ntanyweye inzoga. Ngo buri munsi mbaga nasinze. Kandi ikindi ngo mfite amaboko, nshoboye gukora. N'umugore wanjye nafite amaboko, dushoboye gukora. Ngo rero nta mpamvu yo kunyandika mu ciciro cyo kurihirwa mituweli. Nane ndababwiye nti mubirekesha. Nzibana, nzibeshaho. Umugongo wacitse. Ugira nawe arwaye nk'igicucu. Ndebera. Izina ry'Imana. Nese kuba arwaye umuntu arwara nk'igicucu. Ubu no waguruka ngukore kamuca. Arayikora se kandi arwaye ubona arimo aratitira akusubwa gupfiriye. Nana musabye ngo hamagare bamudusenga nabaze bansengere kuko ndumva ari Imana. Nabyo kugusengera tugende kwa muganga. Kwa muganga se none uramurihira se. Baje kuba barantaranga bari kumpurwamenyo kubitaro. Umuntu w'umusaza ungana guca udafite mituweli. Girugo urabizi ko baguhanira umuntu apfire mu maso yawe. Urabizi ko baguhanira yuko nta mituweli ugira. Icyo kintu urakizi. Ntundi kumubazi. Kirabaga mu makoperative. Nubwo nagagukuyemo. Iwabaga no mu matore urukuja gusenga. Nubwo naguciyeyo. Ubu nta naba mwabana gico gihe wababwiye uti yewe ni narayobye ni shitani yanyoheje tuma ntagaruka ngo wenda babe baza kukurebara. Bagiye nicyo baguha. Acyo bashe gushyira mu ndase. Oya nta tunumva. Igiki? Mu koperative se ko wankuyemo nkaba mfite amadeni. Ifu y'igikoma yashize hashize ibyumweru 2 ifu y'igikoma ishize. Hanyuma se buri bugende bite? Niba atari kubasha kujya kwa muganga nabasha kubona n'icyo kurya biragenda bite? Maze rero nje nangaga abantu nkama. Mwaje muraje kuyobora ingo zanyu mubaga mukuza kuyobora ingo za hano urugo rwa hano tubasabye iki? Reka rero nikoze mu rugo mbwira abantu baze bamfashe twejyane kwa muganga. Nabaga mu makoperative ayanshinguza mfite amadeni ishyano ryose. Yihorera abantu basaze se bashaje ko basaza banduranya. None ndaza nkuzanira n'utubuto n'agakoma nkavanye wanjye nta kibazo. Mukoze n'ukuri. Ni hangane. Nasi Yezu. Basi. Magana 3 wandusha. Uyakoresha iki? Uyakoresha iki? Wenda umbone aho ngaho nk'igihumbi. Nareba ukuntu wenda abamo. Nawe rwose ntabwo ubona ko uricara kumurwa. Nibesha. Amuze ubwo nagara ujya umva nyine. Kuzina ry'Imana nyine uri kubona ifu y'igikoma ntayo. Mbone igihumbi nkomo y'Imana jena ntabwo nakubira. Mushigishiraga kuma wenda ndera ku buzima bwawe. Namwemera ko ngiye kukamuza. Njerera kankubwiza ukuri. Kwizina ry'Imana no kugira undusha guca. Byarutwa nkamenya ngo uragiye. Sigaye njenyine. Byose nibiki. Maje gusandara maje kuremerwa ku mutima meze nk'uwikoreye urusyo. Kikuyemo bintu byose ma cukuza agahinda ni kabi kuzira ry'Imana ntikica gusa kagiraga umuntu mubi. Amazi yo kunywa. Ngwiki? Amazi yo kunywa. Nzobye harimo agimvura pe kuguha. Fakumba. Ya? Fakumba ndumva mfite inyota. Ahubwo siko garimo. Ubu ntiwafata ikidomoro ngo uje kuzana amazi. Kuzana amazi se. Unda yande mfite umugongo muzima. Cyanyara mu gikombe nguye.
ye hangane buranigwa turareza ndetse waje ahepfo kuvoma yego sha numva shaka gatoke rukumba shaka gatoke aha kankuvira uruhande bashaka indagira shaka uburozi Dansi wiriwe neza muraho Amahano yo wararwaye mana yanjye umeze utese Dansi ntabwo nciye ahangaha rero ndwaye nari nje kureba uko umeze nyuze ahango ngusuhuze none se urumva umeze ute ufite umuriro mwinshi ufite umuriro ufite inyota ufite isesemi nta n'ikintu uheruka gushyira mu nda ubuse ko nciye ahandi kujya mu kazi nta kintu ndi bunagufashe hari utubuto se ngo ntugutunganyirize udufungure wahora n'iki wanogeye nta kintu giheruka hano kuri njye wajyaga wijajabira se ukaba ureba nta mbaraga umugongo wacitse awe gere gwari sariye yagiye aherutse asohoka sinzi ahaganye umuntu urwaye gutyo rero ikintu kimufasha agirwa n'utubuto uturyo tworoshye imboga za dodo kandi ikindi cyongeyeho ukwiye no kujya kwa muganga ajya kwa muganga se nta mituweli kandi no kwa mudugudu nta mituweli mugira umva reka nkureke rero najyaga ku kazi nuko nari nyuze hano ngo nkusuhuze ubwo rero ihangane nta kundi nabigira ihangane bayi Imana ikurinde ewe aha Yazi. Si hano ubizuba ntitangiye kukugeraho. Ye? kunyorosa umusatsi Baguki? utangiye kumpfunya se Muri yorosi iki? Bikira Mariya. Ese uko nizuba? Chodorema. Ako Bikira Mariya. Ariko reka nkubaze. Ubu koko sara abagore numvaga mwabanaga mu mashira hamwera. Buna n'umuntu mwamuziranye muzima na waba ufite udufaranga ngo be yakugoboka. We kukabare gatara yasha n'umuvuna muheto yange kunsomya we. Ngo nkundaga kudoya ukuntu bari kumvuga nabi. Ikiyoka cacuramye barayimpumurije none ndakirararamye. Ushaka kunduka nkaguhanyuka. Ntamagana 3 ufite nje kwinywera gasuru. Mwiriwe neza wo kwa Bijiyobija. Mwiriwe. Amakuru. Kumera mbezuba we. Komera. Kwararembye yewe zuba we. Byagenze ute? Muriro nitanura. Naraye musutse ibidomoro 3 by'amazi reka data. Kubera iki se kuki mutamujyane ku kigo nderabuzima? Umuntu akaja kugonda yiki? Akajya nyine kwa muganga kwivuza. Wagenda sushinyitsa gomenyo bakakuvura. Musigirwa nta mituweli mugira? Yego. Inyi? Mituweli. Ariko wa mugore we watuza.
nimba iwanyu mubayeho neza muzi ngo n'abandi nuko mituweli si nkarara icupa ngo nukwishura mituweli ko twabwiye muzaze kwiyandikisha ko nababwiye muzaze kwiyandikisha mu cyiciro cya mbere kuki mutaje mu cyambere yego kuzi ko mituweli bazitangira ubuntu twagiyeyo arega babaga barabaruye imibereho myiza baravuga ngo nta munsi ndaraga ntanyweye icupa ntanyweye inzoga ngo buri munsi mbaga nasinze kandi ikindi ngo mfite amaboko nshoboye gukora n'umugore wanjye nawe afite amaboko dushoboye gukora ngo rero nta mpamvu yo kunyandika mu cyiciro cyo kurihirwa mituweli nanjye ndababwiye nti nimubirekesha nzibana nzibeshaho umugongo wacitse ugira nawe arwaye nk'igicucu ndebera izina ry'Imana nese kuba arwaye umuntu arwara nk'igicucu ubu no wahaguruka ngukore kamuca arayikora se kandi arwaye ubona arimo aratitira ako usubwa gupfiriyeho nanamusabye ngo ahamagare bamwe dusengana baze bansengere kuko ndumva ari Imana nabyo kugusengera tugende kwa muganga kwa muganga se none uramurihira se baje kuba barantaranga bari kumpa urwamenyo ku bitaro umuntu w'umusaza ungana guca udafite mituweli girugo urabizi ko baguhanira umuntu apfire mu maso yawe urabizi ko baguhanira yuko nta mituweli ugira icyo kintu urakizi ntundi kumubazina kirabaga mu makoperative nubwo nagagukuyemo wabaga no mu matorero urukuja gusenga nubwo naguciyeyo ubu nta naba mwabana gico gihe wababwiye uti yewe ni narayobye ni shitani yanyoheje tuma ntagaruka ngo wenda babe baza kukurebara bagiye nicyo baguha acyo bashe gushyira mu ndase oya nta kintu igiki mu koperative se ko wankuyemo nkaba mfite amadeni ifu y'igikoma hashize ibyumweru bibiri ifu y'igikoma ishize hanyuma se buri bugende bite niba atari kubasha kujya kwa muganga nabasha kubona n'icyo kurya biragenda bite maze rero nje nangaga abantu nkamwe mwajye muraje kuyobora ingo zanyu mubaga mukuza kuyobora ingo za hano uru rugo rwa hano tubasabye iki reka rero nikoze mu rugo mbwira abantu baze bamfashe twajyane kwa muganga nabaga mu makoperative ayanshinguza mfite amadeni ishyano ryose yihorera abantu bashaje ko basaza banduranya noneho ndaza nkuzaniye n'utubuto n'agakoma nkavanye iwanjye nta kibazo wamukoze ni ukuri mwihangane nasi yezu mbase amagana 3 wandusha uyakoresha iki uyakoresha iki wenda umbone aho ngaho nk'igihumbi nareba ukuntu wenda abamo nawe rwose ntabwo ubona ko uricara kumurwa nibesha amuze ubwo nagara ubifitemo uruhare ni kuzina ry'Imana nyine uri kubona ifu y'igikoma ntayo mbone igihumbi ni nkomo y'Imana ntabwo nakubira umushigishiraga kuma wenda ndera ku buzima bwawe namwemera ko ngiye kukamuzana Yema mwirama kwa Jerwariye Yesu we Mana Israel Ni izina rya Yesu Niko tumeze gute Mana ya Yesu we Musa washaka yibuka Niko ni umuntu ko tutari duherutse kumubona mu materaniro byagenze gutera ko umuntu kuko byagenze yararemye mu izina rya Yesu kandi kubona abadayimoni none nta n'umuntu ufite ukurwaza Niko bimeze gute akuzi karamaruzi pastor mu izina rya Yesu to mana yanjye to nibihadikano babitambitse mu miryango to ndikubibona njyewe mu muryango dore ngibi ndikubibona barabitambitse mu maguru babo mu izina rya Yesu Niko turagusengera mu izina rya Yesu ijambo ry'Imana tubwiye ngo turamike ibiganza ku barwayi bazakira amena haleluya ubu tugiye gutangiza isengesho ryacu tugiye gutera akakora kavuga ngo Imana iturebera aho tutareba sibyo Imana iturebera aho Imana iturebera aho tutareba Imana iturebera mushamwe imbaraga kuko abantu bateye bagiye mu muntu
turebera aho tutareba. Ayiweee Imana turebera aho Imana turebera aho tutareba. Imana turebera aho Imana turebera aho tutareba. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nasonye muri Bibiliya arambwira ngo Yesu ngakije wa murwayi wamaze imyaka 38 ku kidendezi. Sibyo? Mu gihe abandi ngo abandi barwayi wabashe kunyaga muri icyo kidendezi ariko we mu gihe atari afite umuntu ukimuteramo ariko Yesu yaje gamukoraho agira ute arakira. Haleluya. Amen. Mureke tuza nkaho dukora akazi gukuntu tuzenguruka umuvandimwe mwebwe mwicango muhaguruke dutere isengesho ngiye kuzamura isengesho muze muhagarare hangaha gutya. Mukomeza gutyo tugiye kuzamura isengesho kugira ngo dusengere no mwene data kire tuzongeye kumubona mu mataniro nk'abandi bose. Haleluya. Amen. Kuba Imana dusenge. Turagushimiye Yesu, turagushimiye kubw'urukundo rwawe. Nyagasani Imana ijambo ryawe ritubwira yuko mwami wanjye washitse ku kidendezi umurwayi ngo amaze imyaka 38 mwami wanjye arakira. Impamvu usengeye umuntu udatawera kugira ngo umukunzi mwiza umukize mu izina rya Yesu Kristo, izina rya ryirukanye abadayimoni bari mu ngurube mu izina rya Yesu Kristo. Turamusengera kugira ngo udatawera umukize mu izina rya Yesu Kristo. Niwe neza. Mu izina rya Yesu Kristo turagusengeye kugira ngo akire mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Amakuru ganyu ni meza. Muraho. Yewe musanze naharaho twari dutirimukiye ntabwo narindiyo. Ubwo rero twararwaye turaremba. Sebu yararembye bigera hano hose koko. Twabyumvaga tukagira ngo ni ibyoroheje. Umunsi kugundi bigendaga biriyongera byiyongera. Buro byaranshobeye. None se geri gwa ko waramusize wenyine nk'ubu yagira ikibazo byari dusanze ari gusanze wenyine. Nta kibazo da. Mukanya narinda nuko nari ntirimutse. Inkunga y'amasengesho turamusenya kuko nta yindi nkunga iruta amasengesho. Aya ni amarozi bamuteze. Nivugira rimwe ndi kubabaza ngo muzanye iki? Ndi kukubwira ngo tuzanye inkunga y'amasengesho. Uri kubyumva neza? Amasengesho si baragajyaga. Umva reka nkubwire inkunga y'amasengesho nta yindi nkunga irenze inkunga y'amasengesho. Kandebe mu nzu bari ikintu mwazanye. Inkunga y'amasengesho. Wagurutse isengesho dukomeze dusengura musaza ndikubona ndazi ibyiwe twege dukomeze ibyacu tuzi neza yuko amasengesho ari bugira icyo ahindura ku murwayi. Haleluya. Amen. Buri wese agiye gusenga cyane kugira ngo Imana ibyumve neza. Sibyo? Muhaguruke. Bese muzabigenza gute? Mbona mwarenze irembo. Mutoke mutahe. Musabe waza tugasengera wacu. Mugende. Nimugende mutoke. Mutahe. Waretse mufate inkweto zanyu. Wone nde kujya yambaye ibirenge. Dore ngurko. Singizi bari kuzinyuka. Muzaza tugasengera umurwayi. Mutahe. Mugende. Nyamara kuvuga ibintu ndi kukubwira ukabyumva. Kukubwira nti mutahe. Waza tugasengera umurwayi. Inkunga y'amasengesho wayiguha wayishira mu safuri. Uzaza kuduhamagara tutati. Ko masengesho wagashira mu nkono. Ukararuriye. Ayo ni amarozi muze wareka tugasenga. Genda. Ko gapfa. Bakuza kugutengesha ngo ago masengesho. Bana ko. Umva. Mutoke. Hasoni. Ibintu byose nkubyaga nguri igicucu. Ntabwo byumvaga. Wokarindagira wowe bari kuza kugutunara hejuru. Ntobara wamenye utabari kugutera imikoshi. Amasengesho. Munaza kugusengera nta nikiro cifu akuzaniye ngazuka. Cyo kirasi. Kira baragusenyera. Kira. Dinakaje hagiye kiza kundindagiraho. Narababaye nibereyeho nabi. Nta nikivuza ngo kitiwenda muzereka nkugure igikopo cy'umusuru cyangwa agacupa kugwagwa ngo amasengesho. Sira. Mbasi. Ari umuntu nsabye ikiro c'inyamunyu c'igitoki. Arambwiye ngo yambonera icapoyo. Fe kuyikokereza. Cyangwa nkwereke. Ngiye kugitonora n'imbogoye. Nigereke ku mpungure. Uramirisha ryateke ryaraye. Sibyo?
inoti si wabonye wabiguha de ntabwo ndi kukuvugisha ukarindagira nikoma yewe Nyiransibura niko Nyiransibura uhise ukonja nikoma yewe tagashaho rwara nisuwo gapfa ubupfuye aka kanya uzi ngo biragenda gute waburatse gupfa ya Nyiransibura mana y'u Rwanda uhora undebere ubusura upfuye iki gihe uzi ngo wahambishwa n'iki buratse gupfa aka kanya uzapfa amajeri geze Nyiransibura cyo rero ubwo se bavuna amato mbirukana iki baba badakotejaga isandugura baraga kura si bahuri igise bangana kura nta n'ikiro cifu bazanye urundebe usunda kwihambirara kuzira ry'Imana ugiye uri umugome bikubwire ugenda ubizi tega amatwi unyumva ugiye uri umugome ntiwigeze umbera umwana muzima umbera umwana mwiza ntiwigeze umbera umugore w'imfura wakira uratinyutsura uragiye uzi kuncitse ukaba ugiye wenyine wantageza tukazajana ya agashahurwa ubu ugeze hehe buhagaze aho ugeze tuvugana Nyiransibura ayiweee akorera ibi byose nabaye umugabo w'imbwa kwirwa mu nzoga singure mituweli none ndebera ibibazo bigiye kuba leta nayo turayigondozaga umugabo nakwirwa mu tubare ndi kunywa ngo nzayisaba mituweli man bagabo b'imbwa dukwiye kwisubiraho none uburagiye ndabwira abandi baraza kuguhamba ahantu hose ko mafite amadeni ko dufitanye inzigo umuntu ahita kuguhamba akakumanika hejuru ngiye kukuriza muri vo mbasi mwana y'u Rwanda yemwe abaturage b'inaha tudafitanye inzigo we nirengagiza ibibazo dufitanye muze kumfasha guhamba umugore wa Geregwari